Yo, ngo bimeze bite? Welcome back again to Feed Your Focus podcast. It's your boy J-Pack. Today is a special day. I got my little brother here, little young OG. My nigga. Wagwan, my G. Everything brace, man. Umeze neza? Ndashima rurema. Wallahi ndi kukubona ni iki wakoze kuza kudusura. It's been a time we've been talking about it, ariko uyu munsi twabikoze aravuga ati reka nzege kubareba muri TCG muri Feed Your Focus tuganire tubwire ukuntu ibintu bimeze. That's how it is. Nabisabwaga kuba ndi hano ni nko mu rugo still. Amen. Rumva big bro ko afite boro nkiyi. Azajya mbona abandi bakoboye benshi batendinze. Ajye naraza. Rumva still mfite kagashiha sinzi nimba uri kubyumva. That's a good jealous man. Akakano go bumva nyine uvuga ati nanjye hariya ngomba kwa stoppinga nka blessing umuhungu nkamuha makuru, nkamuha update wagwana ukuntu umuziki umeze straight to it, ngo ariko album iri mu nzira. I'm about to drop a new shit, a debut one, man. Shaka dropping album nshyashya ya mbere kuri nje. Urumva mubyumvise hano mbakambera amakuru. Urumva nk'umuraperi, ubundi umuraperi hari impamvu nyine uba witwa umuraperi utitwa umuririmbyi. Buri gisobanuro cy'umuririmbyi, umuririmbyi ashobora kudropinga indirimbo enye mu mwaka cyangwa eshatu, still akaguma ahedinze nyine ari wa mutipe wakoze akumva ko yanakoze, ya dropinze indirimbo enye cyangwa eshatu. Ariko umuraperi mani twe turi abavugizi. Harya Jay yajyaga avuga gute? Turabahanuzi abavugizi, turabahanuzi, tuvugira abantu nyine ni ibintu byinshi. Urumva nimba uri umuvugizi wa kamishyire muri business wa company runaka, ntabwo uzajya uvuga rimwe mu kwezi kandi company yo rikora. Ugomba kuzajya uvuga. So nk'umuraperi you have to drop ibintu byinshi, man. Icyo kintu rero nashatse guhita ngarukana. Urumva mbamaze nk'amezi 9-10 na dropping. Urangiye mperuka ku dropping Mutari. Oh yes. 4. Urumva Mutari ni mbari ni kera. Zaki rero nabonye kuza ngo dropping ball imwe ushimwe ibintu nk'ibyo, mbona ntabwo birenza abakoboyi, ntabwo nabo mbagaburiye still n'ubundi ni bwa bushoka naba mbateye. That's why I want to drop. Cyangwa Mutari success yagize yagukubise pressure uravuga ati ntabwo ntinya ikibuga maniga, ntabwo ntinya urugamba bro. Ntabwo ntinya urugamba. Ariko hari ama feature wagiye naho ugaragaramo to beside atari ya indirimbo yawe nyine. Amafeature ni imwe I think. Uptrend Cypher. Gusa ngiye no ku dropping n'indi na niga wa maniga big bro. Inshallah to him. Shout out. Tugiye no ku dropping indi shi baranayibonye abantu twari posting ahantu henshi yitwa Indubu. Yeah. Album ngiye kukubazaho utubazo duke nimba biri ngombwa. Urateganya ko yabiriho nk'ingoma zingahe? Album ntabwo yajya mu munsi wenda ya zingahe se buriya. I try my best wenda nk'umunani kuzamura. Ntabwo najya munsi y'umunani. Yeah. Yitwa gute? Barababambwe. Barababambwe. Bakusoma Bible umukristo. Sengera Epaka. Ujye nsengera ku munsi wa 8 tu. Hari umunsi wa 8 no. Umunsi wa 8 wa karindwa. Abadivantiste nabo umunsi wa karindwa. Idini ryacu risenga ku munsi wa 8. Ngiye. Ntago wapfa kurimenya, tuzaze nkujyaneyo. Orthodox. Barababambwe. Yani barababambwa ariko story za barabastirura zizi. Cyakirara yari koboyi kera. Urumva ni sogokuru w'abarara. Sogokuru w'abarara. Urumva muri birabihe Yesu agiye kubambwa. Urumva abami bose bahari muri zira zone bari umva bamurakare byatari bose. Nuko ngo umuturage wese hari umuyobozi umuyobozi wese hari amutwara sibo, abami biki byose bari basabwaga kwica Yesu. Rero kugira ngo mvuke ukuntu barabatabagaho, kubera ko yari afunze baraze twice Yesu twice Baraba. Abaturage baracuzinga amajwi menshi ngo ajya kuri Yesu barebe bice. Ariko na Baraba nawe abamutama. Baraba ntago yabambwe. Urumva bari bafite gucuzinga umwe. Ahubwo baravuze se tubambe Yesu
uri kuza uturengeza tubwira ngo avuye mu ijuru ari kutubeshya kuko niko babifataga cyangwa twice baraba wirirwa wiyiba boro zacu wazimaze ubusako bwo muri kiriya gihe koboyi yarabusahuraga kikabareba so baraba ntago ari we wabambanywe na Yesu we yararokotse nyine babambwa ari batatu umukoboyi umwe yari ari hano n'undi ari hano Yesu arimo hagati nuko ngo iyo bacuzinga baraba still uramuniga ariko bari hano n'undi ari aha ariko hagati arimo baraba Yesu we bakamureka so baraba niwe baretse baramuhereje akebye byarangiye biteze urumva ubwo yatendinze urubanza n'ibiki avuga ko ari umuhasira nk'abandi bari gushakisha kugutuza bafite ibyo akurikiye ntabwo mbizi ariko baramurekuye se cyangwa baraba yararekuwe niyo ataba yarahise arekurwa ariko nzi ko ntabwo yishwe nyine kubera ibidega bye okay se byaha bye byavuyeho kubera ko bahisemo umwe tu bahisemo Yesu so baraba abambwe ni ijambo rimwe ntabiri baraba abambwe nuko wabivuze wihuta baraba abambwe mpita noneho mvuga baraba abambwe ko numva ari ibintu bitoroshye cyane iyo title yonyine iranyirukanyije njyewe ariko turi aba artiste oya nibyo byiza hagomba kuzamo ubwo uzaba uri ku musaraba nawe se kuri cover I don't know ahubwo bazaba bambere kubimenya wallahi bazaba bambere kubimenya ufite date se ya boro ya album date gusa ntago ari kera like yate mu kwa 10 ntabwo byaneza mu kwa 10 na kumwe itarajya hanze kabisa mu kwa 11 okay well we waiting kurumva aba fans barashonje fans turashonje kudutamo urumva kandi ukadutama wamungana umuzigo utubutse noneho tukajya muri zose bakanariza ba content nyinshi bakanariza wallahi none ubu ntago uri budushoneshe ku tuntu tw'udufreestyle twinshi cyane ni iki ngo tube dutegereje album ariko unadutamo bya bintu byanje ariko Big Pac biremewe nta kibazo let's do it iyi niyo mpamvu tuba twicaye hano ariko ndi pasteurs oya tumiye umuyobozi nta bible nakubona ni umuraperi nta n'aka bag kaba roya n'iki wowe baba ndi ngo basenga ku munsi wa kangahe bariya bo ni ku munsi wa 10 bariya abantu bariya ntago babaho urumva ubatanga gusenga we ni kwa munani bariya noneho ntiwamenye izabo bariya bagenda na twa briefcase n'iki ko babikererewe basenga mbari bariya baba bafite amategeko bafite utuntu n'iki bakurikirana utamenya bafite izo kata zindi bakina bya nyuma uriya mujama iyo umubonye afite aka briefcase yakubisemo agakote uhita uvuga ati nabo ni abakomando baba bari tayari niyo mpamvu nyine bo ni ku munsi wa 10 ntabwo aba ari abaha hafi ntabwo ari hafi nta bintu ngo kuwa gatandatu ngo ku cyumweru utaragera mu 10 kuzamura wapi ntabwo dufatisha ntabwo wamenye izabo bro kabisa tundi tayari kabisa nimba uri tayari to blessing tube twumva ibintu baraba bambwe tubikiye tu I don't give a fuck ntago nagusenga G niyo waba uri imwe mu nyamaswa z'inkazi niyo waba uri imvura ikuzi biba bibyera niyo waba inkumi William Princess burya n'uwayise hit ntayafite urinde wo gukaba n'ubuvasi bw'ibishire urinde ukennye wo guhama idea abakire urinde wo kunzanira ibi contrat ngo nsinye yagiye kubisa adatwite wakunda gurumiza imbuga akunda twike ntabwo nshishikajwe n'ubwambure bwiwe uwo musore kobwa nakatirwe n'ibyo akwiye ndi muri class y'isi chapter y'ubucapura hamwe n'umwanzuro rwawo nkakubita mbangura hamwe iburyo babyari bumoso bashyingura hamwe kugambanirwa n'inshuti bitagutungura ntago ndi umuhanuzi gusa ndi kuryama nkabo of course ndimbwa gusa ndi kwiga kubaho nkaso ndi professor wa street naminuje muri haso mbaho nka Pablo Escobar ntago mbaho nka Matayo bro yarabukaranze ndabwanga ubunyobwa bwagoswenge sinabugura amafaranga yego ndi kupampuka kugeza mu busaza ngo kayivura ububwa ni n'umuti w'ibirwara tutazi bibijya gushya birashyuha kidore krefu kwako ntago nagusaba inkunga ufite amaso akanurena aho w'amatwa arumva pasta ni uzirya diakoni ni usumba
nasabye Imana umukara habanza umweru maze kukibabi nzengurutse inzego tayari ku kiwanja njya gucika umwuga na filozofi yo kuba nka Mirenge ku ntenyo inshuti n'ikigori after ya mitamba cika ibijundikano birura byose ndabicira inshuti yanjye ndayimenya umwanzi ndamubika ishuri ry'isi ndarisoma ryose ndaminuza sorry it's getting hot it's getting hot here man. Yeah man damn bro ariko kabisa jewe hari freestyle ujya utera tu nkabanza nkavuga ati nkagasubiza inyuma nkakumva neza nkavuga ati sometimes ahubwo ntabwo ukwiye gukora indirimbo gukora freestyle gusa freestyle urumva still na breakthrough yari freestyle burani Mutari ni freestyle Mutari yari freestyle tu ikintu cyitwa freestyle rero mba ndegeye kabisa nuko yagize gutya ikaza ariko hari abakubitiye watayemo abantu ibintu bashaka kumva kandi bakora tu that's how ni true story that's why nyine urumva nta nyine wenda mu buryo bwa art urayumva mu matwi ukayenjoyinga ariko nta lyrics ziri hard nta biki just nuko uri kuvuga nyine urasa ku ntego uri kubabwira that's why none se hari umuntu wakwise Mutari muri phone ye ubwo twahurira he none se nimba ari true story itarakubayeho yabaye cyangwa yabaye ku muntu uzi ni umukoboyi wanjye yabayeho umukoboyi wanjye byabayeho kabisa asanga bamwanditseho Mutari n'ibiki kandi yari yizeye kiramusaguka rero ubwo yanteye izo story yanababaye ku gahinda kenshi ariko agahinda ke niko kabinkoreye amarira ye nayabyaje ibintu bizima kweri we niwe wakubwiye gutera story akubwiye ati dore Musa urumva hari ibiboro twari gukorana nta nubwo twari twabipanze urumva still kwa kundi wa muri kuganira muva kuri A mujya kuri B mumanuka muri C twageze muri za D dusanga niho biherereye ni kwa Mutari ahita zindabura ukuntu yasanze dem yaramwise Mutari n'ibiki kugira ngo ajijishe abakoboyi bo bakiga ingati ziba zifite umucwa nahamagara niba bicaye gutya ku katebo kuri Diane cyangwa phone gasona ahita abona ko ari umumotari ushaka kumutwara ahita murabura ati nana mufupanza nta nubwo gufata tabati iki ni ikimotari burakizi ko amasaha yageze kandi ndi kumwe nawe ngomba kurenza amasaha 2 ahubwo wanjye yaraparitse nabi wallahi niko Musa warakumbwira ukuntu nyine ya boro Mutari yari true story ku muji niki kuri hip hop nyine what does it mean for you kwandika ibintu biri real atari ibintu biri just umuntu wimagine ibyutse gati ntago navuga ko nanavutse first of all ntago navuga ko byatangiye naravutse kubona nyine kumva umuntu wandika story ba Jay Polly abandi bakoboyi benshi nakuze numva uretse no mu Rwanda no hanze y'u Rwanda hip hop still kuva yatangira ni story it's a storytelling nyine naravuze kuki aba mbona abakoboyi benshi baza bakadutera story za life nyine especially kuba Gen Z ziri related kuba Gen Z muri iyi minsi none akaza akabibatera arimo araririmba n'ibiki ase kundi umuraperi gute ntayirapamo nyine mbivuge to nterura ariko nkabivuga mu buryo bwa hip hop still muri ya culture nta nubwo Mutari buriya nuko nyine nta dropping indirimbo nyinshi ariko ndishaka ko n'izindi zose nza dropping nyuma indirimbo yanyoroheye ari Mutari kuko umukobe yamaze kuntera izo story nyine injya mu mutwe niyo ya art tu yarangumyemo yari kumfosinga kuyandika se wanyanditse ukankura mu nzira batega wambabariye ko byari bimeze wambabariye kamvamo yari tayari kuyibana wumva ibintu biri kubyiganira yari kumfosinga najya no kuryamika amubwira ati wabaye kwamye amapompo yaretse banduze twandike banduze unyandike unsoze iraboro yanditse nk'iminota 20 maniga nice kandi birarangiye tu urumva nanditse still nka freestyle ariko nyandika ingana kuri birarangiye that's how nyine yari art ni n'ibintu byizana ntabwo biforcinga kandi umva nyine ukumva ko ibyo biraguforcinga nkora kuko nsohora vuga manega that's great kabisa twari turi kuvuga kuri freestyle ni ejo bundi watwaye streetball watwaye freestyle streetball
byari bimeze gute se njye nabiboneye ku ma video n'iki n'ama post ndavuga ati Isaac yahageze. Akenshi ntabwo abahanzi nyine mumaze wenda sinavuga ngo kugafata wenda ari byo wenda nakoresha cyangwa iki abahanzi bafite indirimbo batinya ibintu by'ama freestyle kujya hariya nyine kubavuga ati njye nshaka ibintu nanditse n'iki. We niki cyaguteye first of all niki cyaguteye courage yo kuvuga ati bro courage ya mbere nuko nzi ko arega sinangomwe ngo abantu igihumbi bakubwira ngo urabishoboye bura niyo baza ari miliyoni bakubwira ngo urabishoboye wowe mubwa yourself feeling ko utabishoboye nta kintu ubushoboye na kintu kizere cya mbere ni muri wowe rero ngiye ubwo nimba ndi kumva ko ndi ready guperforminga kandi nkatsinda kiryo shyaka maniga ndagenda nkahangana ntitaye kuri feedback n'ibiki ndagenda nkahangara kandi ubyitaye kuri butsi iyo witaye ko uri butsinde still uratsinda maniga oya ndi kubyumva urumva ndi kubyumva nyine like confidence ikizere nicyo kintu cya mbere urumva confidence urumva ukavuga ati yo I got this ngiye kuri nyine kuvuga ati umutima ukavuga ati ubusa nihaza nk'ikindi gipeti kikazi kikankoma abantu music yanjye career nari maze hari intambwe nari maze ubundi hari aboro still nari mbizi ko ari buzemo ibindi bipeti ariko nanagiyeyo ntashonye ikibuga fresh even if natsinze gusa habanje kuzamo saga ni freestyle maniga nuko ntabivuga byose pack gusa nyine byarambabaje byatara ariko big shout out kuri Kigali Streetball Manager Murenzi n'abandi bakoboyi bose bari babirimo nyine batumye nsinda ariko habanje kuzamo ibintu by'intambara ibiboro byaboro bitabura maniga ntubizi ko abakoboyi batabura sinzi ibintu impamvu izo ntuza saga zitajya zibura mu bintu byose I don't know ni organization itabiri tayari everything was good cyajemo ikintu cyose muri Kigali Streetball cyari kimeze neza urumva nta cyo kimwe aba blaming aho ubuyobozi n'ibiki ahubwo urumva twarakoze kwari ukugenda babiri ubwo nimba muri 10 babiri barahura hasigare 5 nyine mugende muhura ku buryo habaho finale and then ngera finale hakiri na kare n'umukobwa tugeranye finale ndamutsinda birarangira ndamutsinda nyine watsinze genda wicare uraza kubona ibihembo byawe ndagenda ndakwama hashize nk'isaha maniga ari ku bizindi performance z'abakoboyi babyina n'ibiki namva umuniga w'umu judge nani wari wamamagaye razaranda barati bro ngo ibiki ngo wibye wagiye nguririmba mu indirimbo izwi cyane arasemare uyu mukoboyi none se yamenyekanye gute kucyo bo duhanganye isi zabo zitamenyekanye so yavuze ngo ni inkota mfite ni inkota nkurusha iratyaye kukurusha ariko nyine ufite ibintu bidakatarika mu ku rugamba n'urugamba maniga niba intwaro ya kirimbuzi ntago wayize freestyle se ni ya Kendrick Lamar ndirimbye maniga buryo mbwira ngo irazwi nyine ni yanjye n'ibyo yikoze sivyo ko bimeze numva umukobwa yabigejereje umutima cyane kandi biri kure yawo wongeye gusubiramo twarajuriye hariya haba intambara uri umuntu wacira rugamba ni Bush big shout out kuri Bushari na Bulldog nuko bari bicayemo hariya still bagahita bareba umukobwa udizavinga win barancuzinga ariko hari hajemo ibindi bintu by'igikara baravuze tumurongera murajurira we na wa mujama wa finale ngo ushyire n'ibindi turajurira bahita barahindura topic ibintu twahereyeho si babivugaho bahita bavuga ngo ibintu uri kurimba ngo wapi ngo kansoringa ni umukobwa umwe ntabwo ari benshi ndabwira ngo kansoringa ngo uririmbe muririmbe ibindi ngo bato ngo nugutukana ngo nukwiyemera n'ibiki ntabwo arumva we nikaba bishaka wasaba bafite n'indi mibare yapanze n'abandi bakoboyi be bari mu irushanwa nge ntashonnye ariko still twagiye no mu gutukana mutuka muri discipline still ndamubikira kao knockout nziza yago hariya niki za ball za Tyson muri mu 1990 na za 1997 zimwe zo muri round amasegonda 30 ugahituvamo bakwirukanza ariko mane rega nkubwire umusirikare uhora ari umusirikare niyo bakubyutsa asanga aheza mu gitondo ukakubwira ati yo tije bigenze gutya na gutya cyangwa bigomba kugenda gutya na gutya ugomba kuba uri tayari ugahita uvuga ati you know what I'm ready I'm not shy ariko still nyine ibyo ubupanga
ibyo mba ndi gupanga nawe ibyo uri gupanga hari n'ibyo Imana iba yapanze dufite ubushobozi bitewe n'urwego uriho urwego rwose waba uriho mani kugendera hano ku butaka Imana niyigena hari ibyo Jaba yashyizeho signature nimba yavuze ngo still waracyari munsi y'ubutaka uri kugenda ku butaka kandi nta nubwo ngiye urashora neza homba uranyumva unsenga utazi na homba sibyo nyine bikurusha ifata decision so ibintu byose ba planning abakoboyi kuri twe Rurema atarashyiraho agatiki still ibintu byose ba still uri kuruhira ubusa cyane cyane no ari bibiri negative kuri twe kandi abiri positive uri kudusengera uri kudusupportinga it's okay ariko usuri kundakarira badiga najye dushaka kuntsindwa ko nseba byaguye ariko ibyo ngibyo Masimana yabimukora ariko ibyo ngibyo ni trials and tribulation ni za mvune ni za struggle ni za haso ducamo every day ni shuri ariko ku rundi ruhande still kubona ukoze ibintu 10 bibi successinga nyine udahuye n'ibibazo nanone ugomba kwitekerezaho bro kuko se wowe urinde kuba udafite umwanzi bro siko na Yezu agera mu isi ntago usaba kuboye ntajya n'abayuda babo bambye abayuda nibo bamo none se n'umwana w'Imana yageze mu isi agira abanzi wallahi benshi kuriya abakoboye none se wowe urinde kutagira abanzi ahubwo we uzajya ubona umaze nk'iminsi maniga ukoze ibikorwa runaka bingahe tubona nta muntu uri kugukatira kugushiduriza kuvuga ati bro bireke umenya ngo pay attention manega you right shobora guhita turika none bidasabye ko babanza kukurasa witaho kurasa misiri ni nko kugenda mu muhanda nta cyapa cya speed limit urumva cyangwa wenda nta Sophie hari cyangwa nta na Dodani ukabona ni igihana uravuga ati ahantu ndi kujya ni he kujyaho ubundi wallahi urumva rero muri industry still ugomba guhura n'umuproducer ukugora akaba ari cya gisofia kikagukatisha cyangwa kikagukikiki se ndabyita gute Sofia ari kiguca ibiceri si byose ariko bigira ngo ube ariko nyine igushyira ku murongo no ugera imbere kuko hari undi mutwini wanjye w'umusofia woroshye mugende gake ngo ibigukiye ibigukubiza gake rero abakoboyi bose baba haters bakugora mu buryo runaka still ku rundi ruhande nubwo ataba ari ngombwa cyane ko ku rundi ruhande baba ari ngombwa ko baba kuko hari byinshi bakwibutsa uba waribagiwe maniga hari impamvu yabyo utisanga wiraye cyangwa wigize gute I'm glad you mentioned gutya ariko you won congratulations ni byiza n'uburyo bwari bwo bwose ndabyaba byaraciyemo cyangwa inzira niki still you did your thing nizere ko noneho n'ibihembo byagenewe wari gutsinda nabyo byakugezeho cyangwa bigomba kugeraho nari naguswe no kubibarabura iyi album ya Kigali Street Ball also the winner bari kumukorera album baguha ibiceri bakaguha stream na album yawe na video na promotion video zingahe video imwe na album indirimbo zo ni zingahe indirimbo ni nka 6 I think 6 nabwo uziyongera iza kugira ngo ibe full album nyine kuko ari 6 ni EP that's good album sera ko nko ku 8 se buri 7 kuzamura power ni fresh cyane oh no that's what's up man that's good man bro ibyo ni byiza cyane man nandi marushanwa azaza ni tayari bwo inkotanyi niwe tugomba gushyira imbere cyane ready to fight man uratinya ubundi bakakurasa wihisha bro none se like reka twiganire ku bindi nyine tu what do you think industry yo mu Rwanda ukuntu wenda so far njya mbona hit imwe icenging umuntu tu ni byiza ibintu byagakwiye kuduhindura bariko do you think the change ibaho wenda ku bantu uzi bimaze kubaho ubona cyangwa kuri wowe hari change nziza hari na change imwe kuri song imwe cyangwa ebyiri breakthrough breakthrough nyine like gukora indirimbo abantu bakayikunda tu bakayiririmba ahantu hose ubona wowe kuri wowe byaraguhinduye cyangwa byaguhinduye mu buhe buryo ntago byabura gukora hit still ugomba guhinduka ikintu cya mbere gukora hit biguhinduramo biguha inspiration bigoza ku gitutu ese ko nkoze iyi boro ya kabiri bizagenda bite
ko bakunze izi lyrics izo mu ya kabiri n'iya gatatu n'iya kane bizaba bimeze bite urumva hari bigo inspiration nyine ya for next project iyo ni good change nyine good change ushaka na iyo ni good change niyo ni pressure too urumva it's good nyine hari good change hari n'izindi change bavuga ati noneho mbi akanimero gatangira gushyiramo amakode urumva cyangwa uri kwitrasiza mu mihanda cyangwa bakabona umukobwa yarakuzaga waba uteze umumota uzaba motari rero ubwo rero waranabaririmbe yewe bagenda kuririmbisha ndagaso agenda kuririmbira mu mugongo niko agenda kubwira ati mbwira nta moto ati raboro ubundi kibazo abantu buri muntu wese ambaza si raboro wayanditse bitewe n'iki rero buri abakoboyi benshi mu muhuza still none urumva nk'umukoboyi buri gucika mandi gucika vast ubuza n'abantu benshi ko nyine urabimanaginga n'ubundi still umenye uriwe hari level nyine uburiho hari niyo uteganya kugeraho hari niyo uba waravuyeho ugenda ubimanaginga tubitewe naho ugeze ya waruvuze mano uri ku ma school n'iki ntabwo ndi kubaza ibintu byinshi nyine ngo wiga iki n'iki ariko for me man that's a good thing, keep it up, because sometimes people think school wenda n'ibintu wakora n'iki ariko buriya education is key. Ni byiza kumenya n'ibindi bintu bitandukanye n'ibyo wenda usanzwe gukora urumva I don't know when nimba uri kwiga ibintu by'imiziki bisanzwe cyangwa ari izindi stuff ndi kwiga mass media. Oh, that's good. Ni byiza man, keep it up. Ejo bundi tuzabona wakubiseho ka kagofero gutyo. Vuba. Ni byiza man, ni byiza education kugira n'izindi information urumva niyo utaba uri kwiga ariko mu ishuri urumva hari n'ibindi bintu byinshi ukatira. Hari urumva nimba ndi kwiga nagiye ku ishuri wenda hari umukobwa yari kuba wankubiye gwamo tujyana muri bya bintu twikarage hano hirya no hino wallahi gatangira kunjyana handi kwa ba Rusifero kandi nibereye mwijoro kandi wibereye mwijoro ushanga ati reka ko nshwana n'iki n'Imana data wallahi urumva still niyo uri gucika hari ibintu byinshi uba wakwepye kandi mpamya ko 90% biba ari bibi ni byiza ariko bro ni byiza kandi urumva ziranzira se ko nta muntu ubushaka kujyayo kandi ntago umenye ukuntu wagezeyo to urumva rero iyo uri gucika amasomo umanuka inzira gutyo ukahita wumva wageze ariko bora ujya kujyayo ugahita yuka ngo ejo ko lecture kurabe ufite kati bacenjinga direction ukajya gucika tukubita kayutane neza wigaruka cyane ariko ni byiza man, we all, you know, that's one thing I wish for all young generation, whatever, and nuwaba ukuze nuwaba uri stay on a path, stay ku nzira nyayo, stay, you know, niyo mpamvu feed your focus, gaburira intumbero yawe, stay on that, you know. It's so easy to be distracted ukisanga nyine mbari kwa Rusuferi cyangwa iki akantu gato gusa, and sometimes your career get changing cyangwa your goals, your dreams, man, ibintu byose wubatse bikagwa hajya niyo nk'iki yaguira none gaso niyo nk'iki yaguye ngo kikabarenga ni ariko niya yaguye ngo yagwiriye rimwe ngo itafari ntihagira itafari rijya kurinde nibyo hari gituka gutyo wallahi ibaza ariko baniga inzigizwe n'abatafari nka miliyoni 10 ikagwa ariko ntihagira itafari rijya hejuru y'irindi yose ubwo su ntihagira n'ubwo rimwe rigenda nyine uba washwanyaguri nicyo bita gushwanyagurika washwanyaguritse bibi ubwo habuze agatafari kagwa kafatanye n'akandi agasima kafashe witugwa gutyo rero iyo bose kwitugwa gutyo kabisa. Discipline kuri wowe bivuze iki? Discipline ubundi still njye nyijyanisha na respect. Discipline ubundi kugira ngo uburemere bwa discipline n'igisobanuro cyayo fresh. Niyo waba warize ikintu amashuri angana gute natarizwe warayoboye he warakoze iki barasomye ibitabo nta discipline ufite ngiye ufite discipline ntaracitse gihe nibereye nk'abahaza be hariya wallahi mu mashyamba ndaza nkakuyobo nyine ndaza siri mu maso y'abantu aba mukuru wawe
discipline ni iki ni key y'ubuzima manega fo n'ubumenyi buza baravuga ngo education is the key siko bavuga ariko burange nta nubwo kurande rumwe arubwo nabyemera ni discipline maniga discipline is the key fo niko nge bifata tu nayo igenderamo tu ariko niyo ya mbere manega that's how it is discipline first of all education no ngo discipline is basic iri basic cyane kurusha even if na education iri basic ariko discipline niyo ya mbere neza kuko ngiye nshobora kuba ndingati nifite ibiceri byanjye urumva hagati ya paka na Zaino nkashaka umuntu mpakazi musa discipline ariko bra ni ingenzi kabisa byatari kuniki niki nese ubona like harakana njya mbona muri society ufite amadreads harakuna abantu bahita tatuage harakuna abantu bahita bagukrasa umuraperi niki ubona birase bita affectinga bidashobora ku affectinga career yawe tu uvuga ati dreads umuraperi tatuage amaherena niki bikaba byaguhindurira you know bya affecting of course bira affectinga cyane ariko nta nubwo ngiye mba numva impamvu nshinja ubu indiscipline nta kintu kibi nakoze nta cyaha wambonyemo gutunga dread mu Rwanda ntibyemewe biremewe ushyiraho tatuage se umubiri wanjye simbyemerewe biremewe nakwibye se cyangwa nakuzagaye twarwanye nagututse ntabyo nakoze ubu indiscipline se buvuye ko bandiga ubwo abakoboyi badafite izo bora ahubwo aribo basigaye abakoboyi badafite izo bora ni ikine abasikamo babogosha ordinaire ntabwo bizi bajya gusenga kwa mbere kugira kwa kangahe ariko urumva ntabwo ufite kujudginga umuntu nyine like cyari ababyeyi ubundi ababyeyi buri abameri n'abaviye nibo bataba bari kubishyikira fresh wenda nk'abayangi n'abagenzi bo babyumva ariko kuba mfite tattoo ubu indiscipline ubundi ni iki babanze basobanukirwa ari iki kuba mfite tatouage ntago ari ubu indiscipline kuko uransaba service nyiguhe nyine bro nta kintu kimwe mubangamiyeho ya show up on time ku kazi kanjye nibukore you know do my you know ariko ni kwa kundi nyine abantu bajudginga character no kujudginga ariko kujudginga ntago nkwemera ariko nyine bibaho niyo society tubaho niko bimeze urumva ashobora no kujya gusaba umukobwa papa akabwira ati reka kuzagaragaza ati wapi kabisa ariko uramuviye nyine iriya G ya Madrid ntago nayiho umukobwa wanjye nta namakuru afite basi nuko wenda ushobora kuba wa providinga wakwita ku mwana we wamukunda n'iki ariko agahita gurera ati ngo dread ngo ndashaka babakoboye ngo birirwa babeshye i Kigali ngo bogoshe ordinaire babakoboye bahora mu dutisi ari tuziranye ariko wapi umuviye nyine urumva we bitewe na generation aba yarakuriyemo aba yarakuze maybe ko aba yaranagize imyaka 30 abona umuntu ufite dread kuri TV abona umuntu ufite tatouage kuri TV nyine atari ibintu yakuze abona hafi ariko ubu ngubu ni ibintu bisanzwe dread n'amatatuage niyo mpamvu rero kumuviye ngiye sinamujudginga cyane cyangwa ubumeri kuko burumva ntago aba yarabikuriyemo ariko nyine ntago ari bibi ko ufite tatouage ntago ari icyaha kuba uyifite ufite dread ntago bisobanuye ko nimba mfite dread ukaba umukobwa wawe ngiye kumufata nabi tugiye kuzajya twirirwa turwana nta na hamwe byanditse ntago bimacinga na gato ariko ni ko kundi ibihe bihora bihinduka urumva ubuse nimba ababyeyi babo nta dread bigeze bagira akaba aribo bakurikiza n'iki bigenda bihinduka ubu natwe noneho generation indi zakurikira nanjye bura nk'umupeti wanjye bizabyoroshye cyane nzabyo kubyumva kubona umukoboyi wa Madrid ariko iyo ngoza umupeti wanjye w'umukobwa nzabyumva mu buryo bworoshye ngewe uzi ikintu kiba gitangaje se ndanyeka ko wenda nk'abana bacu cyangwa iki n'abana cyangwa abuzukuru bacu the next 4 years niki ari nabo ibintu bazajya bakora bakavuga ati ba papa dore nane ni wazi ntago babyemera nuruca abana ariko za 2070 abapeti bazaba baguruka bari hejuru ubona warasiga bakora ibintu uvuga ati reka by'abasazi cyari tutakemera mbere utemera ko bibo natwe tuvuge ati reka ati ibintu by'amadred n'amatatu n'iki bizaba byarabaye small byoroshye cyane buri muntu wese abifite no nyine ariko nge iyo mbitekereje gutyo ndavuga ati you have to accept change then wowe ukadjusting uko udiringa nayo
and just keep moving. Ntube stuck, you know. Ntube stuck nimba wowe tu nimba imbere kera buri wese yari afite kabutushi. Right now ibintu byose biri kubera za online, WhatsApp n'iki, ukeneye smartphone. Ntube stuck. Update yourself, get a smartphone. Uko niho ibintu biri kubera. Fa kuba ibintu uri gukora bitari kubangamira abandi. Ntacyo bitwaye. Zaki ujye usenga no muri church ariko atari kuvuga home. Muri church dasenga ngiye nsengera boro bita hariya kishu madiga wait wait new life man. Ahantu niho ujye uca gusa wallahi billahi ndasengera bro. Ngiye ndanditse pastor umubwire izina rya pastor wacu tuyobora se. Oya n'izina rya church waruriyobe wese ubwo batwita new life urumva hari ukuntu kubera amakorasi baba batera yose aba ndi mu mutwe. Za Matayo basomye, Yohana basomye, ziba zindi mu mutwe. Urumva rero kunjabuka kwa new life ni ibintu bisanzwe kuko haba harimo ijambo ry'Imana ryinshi, ndi gospel nyinshi, mwuka wera mwinshi men, ariko ni new life Imana yisindabura. Mu ijuru ni hehe? Mu ijuru wizera ijuru? Ijuru ndaryizera, njye ndi umukristo 100%. Ijuru nje nizera ko ijuru riri mu mutima wa buri muntu. Ntabwo ari hariya hejuru. Apiriya yibereza za Satani, wallahi yibereza Satani na za Jupiter, za Mars zibereye. Ira wapi babeshya n'ibyo. Nuko abantu bajya bavuga ngo hasi ngo ni mu kuzimu, ngo ari hejuru ni mu ijuru. Ani lengeza, none se yagiyeyo ngo arahabona. Nanjye nubwo mvuze ko ari mu mutima, ntabwo nagiye ariko nge ndiko mbikeka ku giti cyanjye. Ntabwo nkeka ko mu ijuru ngo ari rya hejuru. Ariko nibyo kuko bari hejuru, ari hejuru abantu ikiremwa muntu ni ikinyabwenge cyajyayo kuki batagera mu ijuru, cyangwa no muri rutazima ari hasi bacukura bakajya muri uwo muri rutazima. Bakanawureba bakawufotora bakaza bakabyereka, bavuga ati dore ni hano tu. Abaniga bikaraga ku kwezi bakerekana amafoto still no muri rutazima twari kwa tuzi ijuru turizi. Ariko ikintu uvuze cyo kuba ari mu mutima ni ingenzi kuko iyo umutima wawe uri clean, Imana ni ijuru ubu wituriye mu ijuru. Hari abakoberega batuye mu ijuru bari kwisi. Nimba uzi ko umenya izawe, uba wikwamiye udiringa na staff zawe gusa, nta muntu mufitanye ikibazo, nta muntu wemukira, wishimye tu usenga Imana, utuye mu ijuru wowe kabisa. For mu mambure mu ijuru kabisa. Ntabwo ari ngombwa witegereza ngo nzajya mu ijuru, wenda kuva mu buzima aho sinamenye ibijya kwitaba Imana, simenye ibikurikiyeho, ariko ijuru ryo nimba riri mu mutima, still mu mutima uraho ufite uri muzima, ngo nimba ukora neza still uri mu ijuru. Hari abakobwa bibona bibereye mu ijuru, ntabwo urabona umuntu mwana uhora wishimye, uhora useka utagira n'ibibazo n'abantu, uhora wimereye neza nyine uri positive. Uriya mukobwa yabatuye mu ijuru, ahubwo abanyabwenge bajye bahita bacakira umuntu nk'uriya ati ntuncika turajyana mu ijuru. Ukabona abacaca baraje bashaka kumutera wahala, ariko akavuga ati you know what, ahora yoroshye, keep my distance, ukamuhemukira agaseka. Wowe ukaba ariwo ubabara bya bindi by'ingwe bikurira abana ikakurusha ibintu by'imijinya. Ariko ibyo ni byiza man. Do you believe in revenge? Revenge ngiye nyizerera, ariko si cyane. Urumva byaterwa na revenge uri kuvuga, kuko revenge ziba ari nyinshi. Okay, tuvuge revenge muri football ishobora kuba, kandi still nyine ni hari uko ufite winning momentum ikintu runaka, ariko ishyari ryiza ukarifata nka revenge, ariko ari ishyari ryiza. So byumva Paka yasohoye indirimbo ni nziza, abanyarwanda bayikunze byataye, ase kwigize miliyoni 3 ngiye nasohoye igirenye, ariko ntabangamiye ku ruhande rwe nagiyeyo ngo mushake ngo ntikomeze kurebwa, ngo nishyura amaruswa ngo bamukapinge. Abo reka nakomeza pushinge, ahubwo ngiwe nze ndwane ku ruhande rwanjye, pushinge nanjye yanjye mu pushinge nanjye revenge. Wese ni revenge, ni competition. Ni competition, ahubwo revenge ni kwa kundi no kwihorera. Urumva hari ikintu cyabanje uri muri sokanye n'umujama cyangwa wibereye hanze, uvuye kuri stage, mutipa kwiyenjejeho, urumva uko uri muri public, wenda hari amakamera aguteye nka punch 2-3 kumenyaho ni iki n'iki, urumva aragushikinze bya hatari. Ariko ugavuga ati ni mu bantu, cyangwa agahita aniruka, ukavuga ati bro ndamuzi, mujama ndamuzi, nanjye ngomba kugira gute
ngomba kuzamushaka one day nkanya nkamujurira tu iyo niyo revenge tu cyangwa ugahita ubivuga ati okay ikomereza Zaki yamushaka bro Zaki yamushaka nyana revenge ntabwo irenze kuko urumva still revenge ni bya borongo si nka bya bindi se n'ubundi still bishisho rihorwa irindi sibyo aya ntabwo birenze kuko ari ibyo ngibyo isi yashira bodiga no kuzajya akibaza urumva still revenge hari no kuntu ukora ibintu ku mpanuka riga wowe utabipanze wagahita gukora revenge urumva atari nyine revenge na revenge wapi ntabwo ubwiye ngo revenge nuko nzi ko muri Bible subira ntiyanditse ngo kwihorera no kuwiteka harya niko bivuga niyo mpamvu nari nzi ko muri New Life Church nyine bababwira ati nimukihorere mujye mugenda musenga niko baba turabura uko ugiye kwihorera nawe watakana ntabwo birenze tu kuba umpemukiye kubuntu se nanjye ngutuke ngo se dutaniye wose umujama gukunda dutaniye kubuntu se nanjye amashwari gutya nkamenya abiri hana kavamo ukajya wireba muri miruwari ukajya uvuga ati no kuvuga ngo hari abakobwa kwihangana binanira tu kwihangana bura biragora kwihangana ni isomo rikomeye byatari ariko iyo urishoboye iyo uritsinze uba ukomeye tu nyine isbera kubireka kuko abenshi ndabizi birabagonga mwana uriya mukobwa yansuzuguye ngo dusanga gukubise ngo hari n'ibyana biri kukureba ngo byagufashe nk'umukobwa wagoswe ukabigenderaho ugashaka usiko habaho revenge ujya gukora revenge still bakakurivenginga bakakujurira bya bindi za dosiye zikubura ya panci hano bagahita bakubita gutya niko bimeze mbere hari umujama wavuze arakanura ejo bundi mperutse kubona umuji ari kuvuga ati kuba umugabo ni iki ni ukuba uzi ko ushobora kwiba ariko ntujye kwiba ariko uzi ko wabikora uzi ko bikorwa urumva urumva ariko wowe ugafata icyemezo ukavuga ibintu sinabikora urumva ukaba uzi ko ubishoboye still urabishoboye uzi ko byakorwa ba banke ukaburambika bose hasi ukajyana n'ikimbo wawe ariko ukabikwanga ukaba wabona hari umujama yateretse telefone yari akavuga ati iriya telefone nayifata nkakubita umuposhi none abo bakobwa ibiba phone bo none we cha revenge bo ndayemera kuri bo mana ruku reka nkwereke paka mani twese turaba hasa tuba turi guhiga ariko boro wipevera ukagura nk'agafone kawe kazima waba ukikameranye nk'iminsi 3 ukabona umukobwa yarakarashe kandi ukaba umuzi agahita kuzana no bwa bunyarirenga bw'ikigali bw'abanyakigali kurengeza ibintu utamenya ngo ni umutawuneri yaragusize kure nyine ntabwo nabwira umuntu ngo ajya akora revenge ariko none hari igihe umuntu wayikoze nta mujudginga wamurega kuri polisi wajya kuri polisi ntabwo ari ugusnicinga ugatanga ikirego ntabwo ari ugusnicinga kuko nukurikiye kuri muramubeshya cyangwa wenda ari mu bundi buryo ariko niba waje kuko yamuhoteye yanjyaniye phone kandi nabimenye ndishoka ko ari we ufite uburenganzira bwo kujya kuri polisi biranemewe kubigifatira mu maboko yawe ni byiza ukabishyira mu buyobozi tu bakabikurikirana niyo nzira nzima ariko ako kantu ka phone man kararenze kuko hari igihe bafite agafone niko ufite sina phone gusa hari ukuntu usanga man turaba yange no manega turabahigi ntago dufite akazi katwinjiriza miliyoni ku kwezi niyo waba ugafite rega n'ibyawe still n'ibyawe barimo arakiniramo main ariko hari ukuntu mba mbivuze gutyo kuko ushobora kuba waguze wenda nka phone ya 700 akaye bakayirasa ugapoesha kwa kwihangana no kwa gutuza ugategereza ukwezi gutaha bakagopeya ukagura indi ariko ari umukobwa none wandi barayibonye akoze imyaka 3 bro bayitwirasa cyangwa yagurishije n'akabanza yagurishije akabanza man nta kintu kimwe afite kabisa umukobwa yihebe man yakoze ibintu byose bishoboka akayigura warangiza ukanga mukanje arayiteruye bro ibaze bro that shit is crazy man it's crazy ariko impamvu nari kuganira kuri utwo topic ni iki nuko ari ibintu bya real life shit umuntu acamo urumva njye hari igihe nanjye mbiba mbireba nkavuga ati nyagasani imana mpimbaraga zo kutagira gute zo kutarenga uriya muryango ari icyo kintu ndi gutekereza ntekereze tiriya gengi koko ahantu icirinze ndahazi ahantu iba ndahazi ariko
utuma imodoka ntayikatisha nyerekeza hariya. Bisaba ariko man ni ukwihangana, bisaba gusenga bro. Niko kuba umugabo nubwo turabashyi twiyumva gute man, mani ukuntu wiyumva ku ruhande rwawe, it's up to you, kandi ni nasaba kuko ni wowe kujya bivuga ko ari Imana bigitije ubuzima bro. Sinzi mu Rwanda se burahari umuntu utemera Imana me. Barahari ariko ni bake ku isi yose, barahari usibye no mu Rwanda, ku isi yose barahari ko n'abandi ku isi yose ku isi yose barahari ni benshi, no mu Rwanda barahari. Ariko tutari u Rwanda, abanyarwanda bemera Imana tutari. Urebye amadini menshi ari mu Rwanda kandi harimo abantu benshi bemera Imana. Fateje akamike nyine urumva ako gutya ako ufite mu ntoki ariko aka ngaka nyine ufite mu ntoki gutyo tu umva ndi kukubwira. Abakatolika atenga nibo bafite purusa nyinshi, abarokore nabo ni purusa, bose bizera Imana. na Islam bose bizera Imana, so n'abayehova nyinshi abayehova nabo bemera Imana. Abayehova ariko nabo bagira utundi tuntu ibintu by'amadini sometimes ntabwo ari ibintu kuganiraho cyane. kuba wowe no kwizera k'umuntu, kuba idini ni ku giti cyawe, kuko ntabwo ngufora usanga wizera ibi kandi bidakunda. We trusting nyine guma ahantu uri, azungaza idini ritigisha kutaba umuntu, kutagira kimuntu muri wowe. Idini ryose ni na bya boro bajya bavuga amanega. Hari ukuntu ujya wumva abakobwa bari kuvuga ngo ijuru ngo ni ukuturengeza ngo rishobora kuba ritabaho, cyangwa ari iyo turi mu ngo ritaba urwo ngo usanze ritanabaho, bitaba hari ibihuha nyine tumeze nk'iki nyine uvamo wamamara bikaba birarangiye, life yawe bikaba birarangiye. Still n'ubundi ntabwo uzajudginga kujya mu rusengero, kuko iyo ugiye mu rusengero cyangwa Bible, kuko Bible irakubwira ngo ntukice, kandi n'ijuru ritaba ririho. Urumva kwica se bijyakumarira iki? Nyine ngo n'ijuru ritaba ririho, still Bible itwigisha ibintu byiza. Ntukice, ntugakorera, ntugahemukire mugenzi wawe. Uko niko kuba umuntu, ariko uko niko kuba umuntu nyine kwigisha kuba umuntu. Uretse no kuva niyo baza kukangisha ngo ijuru ngo ntago ribaho byawe, hari abakobwa benshi babivuga, kandi ko ku ruhande rumwe ushobora kumwumva kuko ntawe waribonye baza bivuga. N'uribonye aribona mu buryo bwe ngo ajya mu mwuka akaribona ku giti, ntago tugira mu mwuka aribo, sibyo? Ariko none ntago Bible twigisha ibintu bibi. Nyirakugaze aya nikubwiye ngo ntugahemukire mugenzi wawe, urungukira ariko kumuhemukira. You right. That's how it is. Ariko niko bimeze bro. Harya wa mujama wa ninjoro avugaga ngo Yesu nari umwirabura. Awita baby Jesus badiga. Yari uko nawe bavuze ngo ari Yesu ngo bavumbuye ejo bundi. Ngo ari Yesu bavumbuye ngo ejo bundi ngo 2017. Ngo ariko ngo we yishwe ngo no kugwa hasi ngo akuka amenyo 8 yo hasi. Wallahi ngo yanyereye kwibuye. Dore Zaina arashona ngo yanyereye kwibuye, ngo ni Yesu aza 2017 sibyo Zaino. Ngo kubita amenyo hasi, ngo kubita akaboro hasi, ngo amenya 8 avamo, ngo ahita namamara aviramo. Abati ngiye inyagangira giye yarangiye, igihe nari mfite kiramamaye kirarangiye. None ngo kujya mu ijuru, ngo ubu ngubu ngo muri iryo juru ngo abakobwa bemera ahantu muri izo zone, ngo kujya mu ijuru nuko warakutse amenyo 8. Ngo ibintu nuko uzajya ugera kuri gate y'ijuru wala ukasama bakareba ko tugora 8 twavuye. Nibishwiriri. 2017 bro. Ariko nyine ngo ni Yesu wa 2017 location, ariko ntago uzina Yesu se wigeze kwikaraga G-Series za Rubavu, ariko bakamwangira kwambuka ava muri Kongo aza mu Rwanda. Baramukatiye ati wowe kuko unatudanganya Jesus. We yateretswe na ya makanzu kuri za Rugabire, ariko agwete njyewe ndi umwana w'Imana nje kubabwira ari ibiki, dore Kongo ndayimaze kwirabura ari ibiki. Nangeze hano na hano uko apfa kutudanganya kaka. Reka. Umusubiza inyuma. Tubwo busikama ntago hano tugweme. Busikama ntago nje Yesu azaza nk'umujura, ariko nje Yesu uranemera. Soma ababyeyi banje bambwiye niwe nemera. Ari aba Yesu benshi ubona baza tamenya ari ibiki kabisa. Ariko Yesu nimba ari intumwa y'Imana sibyo? Hari n'abandi benshi bashobora kuba baza ari intumwa z'Imana nyine, tukabaca amazi cyangwa tukabapinga, cyangwa wenda bakatuzanira izindi lenge nyine, ukamureba ukavuga ati reka ntago uri intumwa y'Imana. Ni gute uri mu butumwa bw'Imana ariko uri gushaka do? Oya hara uba wakisha kuko nase Yesu zira nkuru se twumva za kera
ko yabagacira ingana hari abakoresha bikoro n'abandi bakoboyi benshi bari bakize muri kiragi. Hari umuntu uzi yigize yaka ibiceri ahubwo nabyo yasangaga yarabimenaga. Hari abora ageze mu rusengero amena ibiceri. Ibiceri byango before aramena ibintu byose arashwanyaguza arajugunya amatungo mu isoko aragenda n'ibiki bari baragize isekuru. Ibyo nibyo bintu bibi bamuvugaho nyine yageze ahantu basengera mu rusengero sanga baragize isoko. Yesu ntago muza aciringisha ibiceri ahubwo wenda Yuda nka Yuda. Yuda we ku mukimba burangwa yari na manager ariko ajya samura. Buriya muntu nka Yuda ngo yaramanagingaga igiceri akakirya bya hatari yahoraga nyereza. Buriya ni umu grand père w'abanyereza imisoro imitongo. Yuda niwe mukuru w'abasikama mkubwa barabari mukuru w'abagangster barabaya ni umukuru w'abagangster. Yuda nawe ni umukuru w'abasikama kwipinda ni kunyereza ku mukimba ari kukwica. Zakayo Zakayo ariko stories ze nawe ndumva nziza. Zakayo nawe yaranyerezaga yajyaga yambura abaturage maniga ahubwo nuko yabonye Yesu aje yasumbishaga imbogegeto n'iki yari umupimpa. Zakayo manza yarafite nk'ubuhoteli arago yabura za Roma ni Galilaya ari abahoteli benshi rabudiga. Urumva Zakayo yari umupimpa we yari umupimpa yarabasumbishaga ariko nawe yabonye Yesu aje arabyemera batiye umukimba we wose ahita ukwiza muri ba mama w'abakobwa yacuruzaga ba papa wabo arongera basanasana. Yarabyemewe yabonye umwana w'Imana arabyemera ati mvuyemo Pablo Escobar ndarekuye ndabitanze kabisa. Ariko Petero nawe ni umuntu wihakana. Petero nawe ni umugangster bura yarankosoye no wawo Petero inkoko ni bikakanga we ariko nuko ngo Yesu yatangiye kubimurabura kire. Yesu akamwa ati Petero yawe nubwo ihome yanjye rero angambira Petero nuko ngo mu bigishwa ba Yesu muri 12 ihome ya mbere ya Yesu bura yari Petero kuko hari n'umukobo hari n'umusirikare bigeze gushaka kwataka Yesu mbere. Petero niwe wari ufite inkota itamuca ugutwi nawe yugiye story buri umuntu wamuca ugutwi ni Petero yabaga ameze nkande ugira wa football. Hari umuntu gukira muri ukinana na Messi muri Inter Miami yitwa Rodrigo da Paul ameze nka bonsa ya Messi ameze nka bonsa ya Messi kandi bakinana maniga ujya kuvuna Messi ukabona kobo yaraje atambitse n'umugure ngo bari yuvuna. Rero Petero yari ishubiye Yesu muri za ntumwa 12 yabaga ari hano yarafati Yesu ibintu uri kuvuga wereka aca mablage igihe man mukobo wanjye ngiye nkagusunishinga man. Ariko kigera hari aboro bafashe Yesu yaje n'ubundi style aziko bidashoboka kumyaka nubwo nabona uburyo nk'uko yari yabikoze bwa mbere bufate style yankota agahita mukata guto. Nubwo babonye ngo Yesu yakubiswe punch ya mbere yakubiswe ikiboko cyinshi cyane kuko amaraso agataruka. Petero ahita avuga ati uyu mukobo nta nuwo nigeze menya mu munkore n'imbere. Inkokera bikabwa mbere Petero avuga ati siko mukoko memutse wallahi komewutse wajurira nkongera nka basi nkongera ngaruka inshuro ya kabiri stili yabonye man nibye biboko bari abasirikari ba kera na uzi kuntu ko yatiyangana hagati n'imfundiko nyinshi nini bya hatari amukubita cya kabiri marasanyura ku maso ya Petero ahitavuga ati koboye ntawe nigeze menya nanone ntaho muzi ntago yatinye umuntu yaravuze ati ngiye banyica ni imwemera izi boro barazikuba ndahitamo. Ariko Petero ni igisobanuro cyiza cy'ikiremwa muntu buri kira ni ikiremwa muntu tu uhita umwumva nyine ucyumva Petero wa Petero ni wita kwihakana menye ntabwo byari gusaba ngo undi muntu ngo utaranigeze ngo aba mu bigishwa ba Yesu ariko byari gushoboka sibyo paka hari kuza undi mukobo utarigize unaba muntu mwaza akaza akamugambanira nka Yuda akabona n'umwihakana ariko se kuki byasabye abakoboyi babana birirwa kira ni ikiremwa muntu sangira ubuzi n'ubuzawe n'iki that's the first person ushobora ku kira nicyo kiremwa muntu kabisa. Araza akagufira abo bashuti banyu mwirirwana bakubeshya ngo ibiki ngo nzagupfira none ngo ibiboro bisigaye biri mu bayangine ngo nagupfira nibi wowe ni Yesu ukundana na Yesu wowe wahita unamukatira ahubwo umukobwa cyangwa umuhungu nazagoya ngo zagupfira ngo ibiki ngo yanagupfira gute se oya urumva hari uhita unamukatira kuko aba ari no kugufa ibyo si bibaho kubera ko turi gufiringa good turi mu bihe byiza
story yawe mumeranye neza uri mu rukundo muri gutekereza no ukavuga amagambo n'iki bro nabwira reka iyo uwo mutoma na wapi nigiho choose online hitamo ubuzima bwawe fo urumva rero ntago wambwira ngo umuntu nosereka ngo baze uwo uraho ntiwapfira na mama wawe na papa wawe ntiwapfira murumuna wawe na mushiki wawe uje gupfira inkomo utazi se muje mu mazu kwezi kumwe muziranye acana uko napfanye amazu kakawe uko natudanganya nyine ni ukubafera nanjye still shora ahubwo atuzagera n'umukobwa utungurwa mbimubwiye nanjye nabikora ariko mba ndikubesha badiga none nanjye nabikora kuko ni nimwe mu mitoma y'ingenzi ngo ari ukuntu bashiki bacu bateye ngo urabimubwira we ngo ubura nta nubwo atekereza kuri kumufera kereka wenda njyewe nkawe umukobwa ubimbwiye wowe ahita nsiba nimero yawe ariko njyewe nimbikubwira kuko ngo hari ukuntu mworoshya amadosiye udakomeza ibintu just chill baby none se karakaboro njyewe akandi kanahuze ni yamirahiro tubatanga bakoze ubukwe njyewe waba muzima cyangwa gutenza nyuma tuzatandukanywa n'urupfu birabyo what do you think do you believe in that no koko wajya hari ukarahirira umuntu oya urumva still ni nka kwa kundi tuba twarakuze ababyeyi bacu sidi babikora naho n'ubundi mba nemera ko mba nsengera mu bafite idini yanjye bitewe n'ababyeyi banjye kuko ariho nakuze banjyana mu ma école de dimanche n'ibiki mu makorari waranabaye n'umukorari urumva tujye vuga kizaza reba wallahi Jay Park ari umukorari wa mbere muri korari yitwaga gute rango Fête de Saint-Esprit Fête de Saint-Esprit burana ari imbere ubu repetition naratindigaga kwa gatatu no kwa gatandatu nkagira performance ku cyumweru noneho nyine wari kumbwira none iyo bigeze biriya still nanjye urumva nk'umukobwa nta muntu utabashaka paka ubukwe ni bwiza nyine urumva cyangwa kujya mu murenge tu nyine ni byiza fo nta muntu utabashaka kubikora kandi still nanjye nabikora nzabikora nyine kugenda kora ukarahira n'ibiki ariko njyewe ni umuhanzi ko nemera ko ari umuhango uriya n'umuhango urangirira hari abakobwa bari i Kigali bro araza akarahira ngo azagupfira tondo akiguhubuka akigusiga mu buriri aba yakomeje ari kumwe mu mashuri menshi none abakobwa bo n'ibindi bintu bahita bakuba araza kubwira ngo uzavuga tondo ujya ku kazi yarahiye ngo muzapfana ngo ntabiki umukozi none uri kumujenga nta nubwo ajya kure nta nubwo asohoka igipangu ruhande rumwe ndabitekereza ariko nawe ku ruhande rundi bikantera nyine gushishoza mubwira ati yo kuki tugenda ugafata ku idarapo ry'igihugu ukagira gute n'iki inside mu mutima wawe ubizi ko hari ahantu waraye ubizi ko wenda ufite n'indi plate the next day still n'ubundi ajya kubikora ariko ateye paka ntago wiga ingeso umunsi umwe oya nanjye nibyo aza kurahira hari abizi azi uwo ari we ahubwo amagambo avuga siyo yiwe ya nyayo yakavuze kuko abazi character abayizi ariko still twese turaza ahubwo nta kuntu leta yazoroshya dosiye abakoboye akazajya avuga uko ari bati njyewe ndarahiye ko uyu mukobwa nzamukunda karamata ariko nibizajya biba ngombwa nzajya muca inyuma kuko niko nsanzwe niko nteye main njye numva byaba birenze leta ibizanye n'umukobwa akazavuga ati njyewe kwihangana nanago twari ukuntu usanga n'umugabo yaragoswe atazi akazi njye nzamuhubuka njye mu bakoboyi benshi basanzwe babinkorera njye ndumva ari haba byaba birenze sikareza agaporo badiga fo kuko still twese urumva hari iboro byanditse ni bimwe njyewe uyu sezeranye imbere y'Imana ko ntazaguhemukira n'aka na gatoya sinzigera muca inyuma uzatandukanywa n'iki gute kandi wowe ufite abana mu gasozi benshi gute kandi already wamuciye inyuma fo ufite ibyana byinshi biri mari checking a DM yure ariko kubeshya ahubwo ikintu ngiye numva cyaba kirinze umukobwa ku giti cye yazenda akavuga ukuri ku murimo njyewe nitwa gutya nemeye ko nzagukunda tukabana igihe kingana gutya nkagukunda gutya ariko byagenda gutya
azajya nkuca inyuma bitewe na gahunda utari kuyuzuriza. Ibyo niko mbyumva. N'umukobwa nawe akajya bati nanjye nisanga nagasohotse nacyujuje nizajya sinacyuzuza udahari ngo nirirwe nza mu rugo nkora impanuka se ntware kandi polisi itabyemera ndi kumwe n'ibyana muri club out siko bimeze mbaniga. Oya bro yewe ndavyizi impamvu mamigwaje gutyo nuko ari n'abajama bava mu gusezerana biriya bamaze kubivuga bro ntibanabane no mu ntibanarare mu nzu nose uzimana uzi divorce revu yagezeho bro. Ahubwo ngiye bira biboro bintera n'ubwoba mwana. Ibintu ngiye bisigaye bintera n'ubwoba bro. Kuko gukora divorce abakobwa bose usanga barakoze divorce. Ive. Nkapfukama njyewe abo yari interera. We azari interera tu. Ntabwo nari mutera azari interera. Nataritera twese tubireke. Bira biboro by'amavi wapi ni n'ubufuzi bw'abazungu biri. Hapfukama hasi papa wawe cyangwa papa wawe bayigeza nose vieux bar nimba tarateye ivindinde kandi mugendera birano ubufuzi bw'abazungu bya boro byo bitamenya ari ibiki bizanye n'ubutinganye ibintu utamenya ari ibiki sushona ahubwo ni distractions ziza muri nosi cyangwa muri bihe kugira ngo bitu distracting muri the reality cyangwa ibintu twagakwiye kuba dukora cyangwa talent yawe cyangwa passion yawe bikaza bikaguhindura ukarara amanywa n'ijoro utekereza ariko se utariteye hari ikibazo nimwabana shireka nimba we nimba yumva afite imbaraga ari n'imyuka bishaka zari interera ntago azabyanga kuko azantongora of course azaba ntunguye kandi sinamukatira dukunda cyangwa ushaka impeta y'ibihumbi 15 by'idolari ugasanga none ikintu kibabaje manega ugasanga umukobwa aremera ngo ndi umukristo ugenda senga akabirirwa mu rusengero akaba atajya atera ivi still nanjye kurana kubwiye ngo nsengera new life akaba atajya atera ivi ari gusenga Imana bro n'umunsi warimwe kandi pasiteri ngiye mane sinzi abakristo bagenzi banjye barabivuga ariko ngiye burko ndi mu rusengero pasiteri ntago ajya sohoka atavuze ngo mufukame dusenge abantu bakoze ibi kandi still babana avuga uburimo abantu batukanye sawa mari cyumweru datukanye cyangwa shinuriza umukobwa wawe uri biki akabyanga ati ngende gangster bro nta n'umuntu waje ngiye mfukama mu rusengero n'ibi byana binkije none new life zibyana babirimo oya naga yo mpamvu ahubwo nanjye urumva still ngewe ninjiramo nkigera kuri gate umwuka wero aba yanzengurutse aba yampumije ahubwo ni ibihuha numva nyuma bako witwajyanyeyo ngo wabonye cyane kiri imbere nk'abaki ko nabonaga se abantu baba ari bati ko nabonaga ba Matayo bahimbaza na ba Yohana izo mboge guri kozari zikoye madiga ariko niko bambwira still urumva bakavuga dutera ivi dusenge twihane ngende gangster bro muri church ngende gangster ntabwo narita ariko sawa imbere ya puta mani uko wallahi umukobwa umusuzugwe ubu urutishije Imana rurema amavi yacu agomba gukoba nimba utari gwasoringa uri gushaka igicwa bigusabe gucukura gufata ipiki ngucukura iviri hasi biterera Imana niko kazi karyo konyine biterera umukobwa se ariko we ntaryo afite se ari gutere umukobwa w'isugi byatarubizi ko mubwe wabikora umukobwa w'isugi oya njyewe njye ntago ariyo mpamvu ntabwo kuri mutera bisaba ngo yitwara neza cyangwa ntiyitwara neza ahubwo njye sinabikora uburiwe kuko still n'ubundi sinzi abantu bibaho wenda ariko njye numva akenshi ushaka abaniga benshi bashaka umukobwa nyine akaba ngo wapi ntabwo wamushaka utamuzi ntabwo bibaho ugomba kuyikora bro ntabwo washaka indege utazi arujama twagiye yambwiye ngo yagiye mu bukwe kwa kundi abantu baba bicaye hariya tu umugore agiye kuvuga n'iki bahita yumva umujama ku ruhande aravuze ati yabebiri ijoro twari turi kumwe umukobwa yambaye agatimba n'iki by'umweru cy'ubuye yumva umujama aravuze ati umugoroba twari turi bari byo gushaka ko ari ibisazi bro tuzahata umutwe tuzabigenza gute njye ndumva ahubwo ndumva amategeko amategeko agomba kuvugururwa ari menshi ariko numvise ngo byaraje ngo gusinyana kontra y'aboro by'abazungu tumarana amezi 3 tumenya ari ibiki dite twikubita icyumweru bikunde iminsi 3 4 ikindi cyumweru ukodesha inzu cyangwa ukodesha imodoka cyangwa
Landirodi bino biporo nyirabo kumwishyura, wabona inzu location wayikunze arimo araguterera amarangi mu nzu yawe ari kukwitaho ukongeraho ukundi kwezi. Shakota rirarenze bro, ngiye kuza ngo ndahire ngiye manega shumi, ngiye ntabwo nzaza ngo ndahirire umukobwa ngo ngiteka ariye bavuga iteka ryose, ntabwo ndi ariye mupaka mu gupfa, ntabwo ari ngiye uwo ntabwo ari iki, kandi mfite na timu yanjye manega bakumwa karenze hapi amategeko nahinduka ngiye nzasezerana kabisa. Nimba igisambo ngiye, nimba umugizi wa nabi, umugore wawe nawe urubisha ari gutandaza buri hamwe, muzagomana nawe umurozi muri kumwe. Ubu kontra ahubwo babutereke ubihuse, batereka ubu bro appreciate kabisa niki twigire mu kandi ka segment gaburira intumbero yawe. How do you stay focused? Ni gute uguma kuri lane yawe? Ni gute zanzira zijya kwa utagira gututu uziyoba, nubwo wisanga ugeze nko ku muryango ugahita uvuga ati no, I'm not getting in today. How do you stay, on the path? Ntago nava ko mbyishoboza men, nyine nkunda man, ngiye nkunda Imana, nemera kwibaho, nemera kwikora, nemera kwivuga, kwikora ibintu byose. That's why nyine navuga ko nta kintu kimwe nishoboza, no kuba nicaye hano ntago ari iki. Nyine wumva ngo nakoze gute, nishyuye agakabu cyangwa umuhuma ngera hano, ariko ntago ari wowe. Kuki utari kuyoba umuntu wari uyitwaye, kuki atari kuyoba ngo mukore impanuka? Nje nizera ko ari Imana ibintu, nta n'ikindi kintu mashaka kurenza, nizera ko ari Imana yo mu ijuru men. Big God. Talking about music, man. Who are your top 5? Muri music, either hip hop cyangwa music in general mu Rwanda, ariko mu Rwanda cyangwa in general this year. Kamvuge mu Rwanda aba top 5 rappers. Umurapa wenda bavuga ko rapa cyangwa wenda babigukorera muri music in general. Paka rero reka nkubwize ukuri, ngiye mu Rwanda situjya abaraperi nk'igihumbi, ariko nemera babiri ngewe. Mbona nyine habamo abaraperi babiri gusa. Wa mbere ninjye, numva ndiyemera pe, numva nzi kuririmba, numva nzi kurapa, even if nabaye ibintu byinshi, ariko numva mbizi tu kandi nzabiba. Wa kabiri uzarinde kugira ngo tunabisoze. Wa kabiri wa mbere ni Zaki, wa kabiri si Zaki. Wa kabiri ni uwundi muntu wese ukora hip hop kandi uyikunda, wumva ko azatsinda, successing, nyine uyikunda unayikora, uri wa kabiri kuri njye men. Aho ngaho ubishatse muri political bishyize mu nzira nziza. Basi mbwira abantu ushobora kuvuga ati ndamwumva yankomye cyangwa uyu mbere yuko wenda nabitangira, cyangwa ukavuga ati yigeze kumva voice nayo imbwire nk'abantu batanu uvuga ati gutya si ngombwa ngo batondeke ngo wa mbere wa gatatu, mbwire ati abaraperi numva ni benshi kandi bose bararenze maniga, even if from underground ukoze indirimbo ya mbere njye umenya ko njye nayumvi, njye numva paka, numva hip hop ibaho nitabaho, numva hip hop, ariko umukoboyi wa mbere numva nyine umuntu bita Jay, we urumva yaramamaye ntago agihari, ariko Jay Polly, Fireman, cyazo ndabavuga bose, nabavuga bose paka kuri big fat Jay Polly, Fireman, paka n'abandi benshi, reka mvuge gutyo, n'abandi bose benshi pe, ntabwo nabarangiza still, urumva mvuze batanu bambe ntabwo ni bambere, ushaka kuvuga ati abangaba ni barabinkorera tu. Fireman, Bulldog, Jay, yaje paka ibintu gukoresha ni ibiki wallahi. Ibintu uri gukoresha ntabwo ni ibintu bisanzwe bro. Wavuga nka 50 se. Kumva bitakunda batanu, wavuga nka 50. Ni industry yose kuko niyo numwe. Ngerega wallahi billahi nje man, ati yawe ndayubaha uriwe wese. Kuko hari ikintu, hari imbaraga uba wataye, hari umwanya uba wayitayeho, hari ibiciro uba wayitayeho. Ntago mpari rero unze ngo nkugire uwanyuma mvuge ngo nkumva ku nshura 100 gute se. Kandi ushobora kudropinga uyu munsi, wandi nagize uwa mbere akadropinga ejo nkabana kumvise uyu munsi. Nge nemera ati y'umuntu ku giti cye,
fa kuba ukunze ibintu byawe ubikora bro fa kuba ubikunze umuntu wabikoze abikunze ku giti nuwo kabisoni aho niho nibere ni ikihe kintu wowe uzi abantu batakuzi ikintu nzi ikintu wowe uzi nyine ushoboye cyangwa wakora cyangwa uzi ariko nta wundi muntu ukizi burangiye nzi gukina football byatari ariko ntabyo bazi ufite baro hano ntabwo byakora tuzahurira ariko mu kibuga men umunsi umwe nziyongoza nyire umunsi umwe nzati oya football na Messi buriya yambaye n'ikiboyi baraza agatera amakonti congo wara sibwo buhanga ariko mu football ntabwo bisaba materiel ariko ikintu cyitwa wakinye karere ndi mubaya uzaje ahubwo ngeze abakoboye imana iyi ball bazayireba aba perezida b'amakipe za Mukura za Kiyovu abakoboye baza peri na Reyo urabona baguhaye nk'agakontra k'iminsi 10 iri hariya mu gihugu kontra y'iminsi 10 oya urabona hari ukuntu nyine mu kipe ishobora kuza nka Mukura ikagusinya nk'iminsi 10 kugira ngo urebe uko bimeze nimba wigaragaza n'iki njye urumva ikintu cya mbere naba nsabwa ngo hari ukuntu ngo kize ngenda zikora wala izi misozi nzamuka ari akicu kiriya kibuga wakibuka ugatera monte aho ngaho naba mbeshya ahubwo dore ikintu cyaba muri iyo minsi 10 babanza kumereza nk'itatu yo kubanza ngo hari ukuntu ngo bagucekinga none uri umukinnyi ngo bagasanga ufite inzara y'imyaka 3 kandi uwo urya buri munsi meni kandi unarya indyo yuzuye ukumva ko weza hari kubora usanga ranch ya wifata we saa 9 byandi by'abaniga cyangwa nturya ukabireka rero ubu ntabwo wari karya ubunudozi bwandi bw'abakoboyi muri gate rero ngo baragutestinga hariya ngo igihe cyawe bahita basanga ngo gikwiriye gukina nk'iminota 2 ya nyuma y'inyongera ugasanga impano urayipfanye ariko ngiye ngo babanza bakafata nk'ukwezi ko kubanza kumbibaza ari ibiki bakankubita ibikire kuko impano y'undi ayifite yo ntago nta myitozo nyene aza kankubita ibikire byari ni hagati ni mwizamu cyahano hose hakina ukuguru kw'iburyo ngenda tera ubwo za kabiri monte mba nasaze yari kuri kabiri nzamuka izamu ndi gukontrola kuko umunyezamu nawe agomba ko hari igihe badakoresha indyo ibintu byazakangaye agera karindwi aramba ameze nabi 10 ateresha indyo pointeri 9 ashobora guteresha indyo abandi ni bande zayino abakaseri wallahi umunana ashobora guteresha indyo oya gatatu zareba ko bose babatera gatatu abakoresha imoso ariko biragora biragora nyine birakunda ariko biragora urumva stili babisaba ko buri tayari hano ha ball n'amatakre ariko ngiye football ni ibintu bya abakoboye bo makipe ahubwo muzangerageze nubwo imyaka yansize yanjyanye numva ngo bagufata ugifite za 10 kandi ndi gusatira 70 ingahe kuko ntari bi 5 ya nyuma nta nayitera abantu nose nta bakoboye batera muri champion y'u Rwanda bakuru cyane bya tari mari bakwiye kuba bararitiyarinze bakina mu Burayi myitozo ngiye ahubwo ndasabwe yo kire yanyu mubanze mu nshakira abatoza ngarura imbaraga nongere mbe tayari mbacengera ubundi tuhite twigira amavubi duhite twigira mu gikombe cy'isi twiruka Benihare ubwo wayigotwa Benihare umukoboyi wanjye harya wa mukoboyi washingiwe yitwa Mugisha Gilbert maestro bura yatakira amavubi nabo bameze nabajya biterekamo atera state atera ya dafata yambara numero 19 mu mavubi cyangwa muri state urumva je najya amavubi hari ukuntu mba narasigaye nzabakinnyi b'imbarwa bake yamara none se hari ikintu wumva wavuga tu cyangwa twaganiraho tugeze nkubaza cyangwa tuganiraho seribikira ahubwo kereka wowe wumva gihari tu waje nani kubaza ku ruhande rwawe nge ndumva byose by'ingenzi twabivuze ntacyo bitwara tubikore gutya ahubwo tubatema kandi kantu ubundi turi rapping
iryavu rihoze gusa nshobora gutwika inzu ntaresa cyanwa ntabwo mfungiranwa muri zu ndi kagati kateretswe na nyagasani yanyimitse habona ndi lideri wa twadusani west ndi Shakuru east nk'ababyaye G ndakima amatwi filozofi z'amabyaye C ndacyari gukura ibiceri kuri murandasi ndacyari king bro of course yes ndizaki ndacyarya duke tunyuze nk'iryamira kare ndacyabagigiza nka munyakazi na kade ndacyafite akazi gakomeye ko gukora hari byinshi bindimo imbere bishaka ko mbisohora what you know about nigga nje mukandida uhagarariye izi ndapa zo muri Afrika maji ya no vida nta nzoga nta siga nkora ijoro nkaruhuka nyuma ya saa sita ibyo gukwama bro sinabibasha nje naba no muhuriga kubwinjyana ejo nambutse inyanja gusa sundaza ndacyari gushakira inzira za kaboom fire ngo muri west uri west ndi Shakuru east nk'ababyaye Je numva ndicya gisiga cy'amababa abiri ariko kiri gutera west na za east still kikangiza ibya suri guhita ubifata se uri ambassador w'amaki w'abarapa bose bake bo muri Afrika 4 top shit man thanks for pulling up Video Focus podcast man baraba bambwe album turayitegereje for sure inzara turayifite abafenzi bawe byahatari bagomba kumva ubu ayo n'ubuki ubuvanganzo Big Nova niwe ujye bivuga fresh bagomba kumva ubuvanganzo bwanjye thank you blessings mukuru wanje alhamdulillah kabisa keep doing what you're doing blessings wanega support you, we believe in you kandi nawe ikintu cyambere wambwiye nuko we ku giti cyawe you know you can do it you know you him so ibyo nge nakongeraho nakubwira nta kintu byakumarira wowe ku giti cyawe utagize gute utabanje utabyifitemo so niba ubyifitemo ngewe icyo ikintu kuvuga ati nigga just bikore I'm watching, I'm listening, I'm there, you know, whatever, anytime, any day. So God bless you. Blessings, man. Let's go. Video Focus podcast. Yeah, man. Yes, sir. Yes, sir. Pow, 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 pow.